katika jina la Yesu, pepo 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 katika jina la Yesu. Soka 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 muvemo vamo 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 ndani soka urasoka uramushaka michi uramushaka michi uramushaka michi ndavuze ngo soka 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 daimon vamo muri mutwe 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 toka pepo ndavuze ngo soka ndavuze ngo soka ndavuze ngo soka shaka 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 soka nizina ya Yesu bigakomera kuko ngiye kubara mbona muri gupfa umwana w'umuhungu ariko uwo mwana w'umuhungu ndi kuvuga ngo Imana ni ishoboye ryose kandi namwe ya mwana n'umugisha ku buzima bwawe kandi nabizi ko Imana ngije gukora imirimo n'iki nibitangaza kuko iri kumwe ngo ikugaruriye uyu mugabo igatuma adapfira ngo mw'ishyamba ari kumva ari kubohoka rero reka nkubwire senga cyane kandi utitiriza Imana kandi reka nkubwire ukora amasengesho y'iminsi 3 wihuse kandi uzayatangire ku wa mbere no ku wa kabiri no ku wa gatatu kuko ngiye kubona mbona byanga byakunda uyu murozi muri iyo minsi uko mbikubwiye niko ngiye kubona mbona nawe ari gutegura ibindi bintu kuko ntago ubwo umugabo wabashe kuva muri bino bintu no kuvuga ngo nubundi nagabashije Imana ikahashyira umucyo mu izina ryande rya Yesu kubwo kwizera no gukiranuka byose Imana urakoze mukunzi mwiza urakoze Jehova sha urakoze byiringiro bizima ko nta hantu datanyira ingabo utanze uburyo bwo kugira ngo iki gisima bakimukureho urakoze kiri hembe rya mugendagamo urakoze ko Kristo nyir'ingabo nyir'ubushobozi ni n'umuntu azakugiraho n'umuntu nawe azakorwa n'isoni ariko Imana mahirambye ngo ninkubwire ngo ikubereye maso n'umugabo wawe iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingwana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Reka nongere ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi Innocent muri kumana nyashya y'u Rwanda Rwanda rwakazamura igisho ry'u Rwanda basika mutono sositene bwo samatara gake cyangwa sambi muri wicara kuri Manzi Innocent wirebere byinshi bitandukanye tuba twagutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi ugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane ashoka uyu munsi rero ntago usanzwe uyu munsi nazanye pasiteri twazanye na pasiteri hano kwa Manzi kugira ngo amusengere murabona ko pasiteri we yanatangiye gusenga nagira ngo bane natwe kugira ngo ibikorwa byose bigiye kubera ahantu birushaho kugenda neza cyane ntabwo twari kumuzana ngo tubure kuzana pasiteri ngo agire ute amusengere sibyo ntabwo twari kumuzana ku pasiteri abure kuza pasiteri rero yanyemereye ampereza umunsi wa none ambwira ko agomba kuza akamusengera reka tubane neza cyane ibindi bigiye gukurikiraho ndagusaba kubana natwe reka turebe ibikorwa byose bigiye kubera ahangaha kandi ukore tubigusabye twizeye mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera amen Pastor bimeze biti turaho turashima Imana Innocent bimeze biti ndashima Imana Manzi komera cyane bimeze neza jari bite neza so uyu munsi rero none murabona ko ntaje ngenyine pasiteri yifuje ko tuzana namugejejeho inkuru namubwira ati wa murwayi wacu yaragarutse twamugejeje mu rugo arambwira ati ariko ngomba kuza nkamusengera rero kubw'amahirwe pasiteri yigo mu mwanya we yampaye umwanya we araza agira uke araza hano twari tubasuye rero Pastor Charhano oya nta kibazo yicarire nta kibazo rwose pasiteri wawe reka kumuta kuko wari umukumbuye kabisa nibyo giciro cyinshi ya pasiteri nikaze kuri igikorwa kituzanye ubasengere
ibintu bigende neza cyane. Urabona ko Manzi akirwaye, aracyarwaye, wenda Innocent we afite akabaraga ariko ntabwo ari yadabuta neza mu burwayi bw'umugabo we. Sibyo bose rero ndagira ngo baragize Imana, ubasengere nk'uko wabinyemereye, kandi nawe reka ngusabire umugisha kubw'igikorwa cyiza ugiye gukora. Imana ikwambika amavuta kandi guha imbaraga, ube mikoro Uwiteka yivugire. Urakoze, Imana iguha umugisha. N'iby'igiciro cyinshi koko dushimiye Imana ko n'ubundi yongeye gukora ibintu n'ibitangaza ikabigaruye nyir'urugo. N'iby'igiciro cyinshi, wenda umudamu we niwe wabivuga neza uko yabyakiriye. Ariko bavandimwe ba Kristo, twe turahanura ariko Imana yigasohoza. Ntabwo ari twebwe, utagira ngo wenda ni twebwe dukora, ahubwo nusenga wizeye, ugasenga ukiranutse, ugasenga uhamanya n'umwuka w'Imana, atari ukubeshya beshya, Imana irakora kandi igasohoza. Ntacyo yavuze ngo ireke kukirinda ibihe n'ibihe, kandi iyo Imana ifite umugambi ku muntu wayo ntabwo ahera, ahubwo iramurinda ibihe n'ibihe. Niyo yanyura mu nzitane, niyo yanyura mu makuba, niyo yanyura mu byago, niyo hari ibikurwanya, ibiguhiga, uwaguhamagaye n'uwo kwizerwa no kubikora azabikora. Rero Imana ibaha umugisha. Sinjya nsenga ngewe ntabanje kujya mu cyanditswe, rero mwihangane ndagisomaho gato kuko nanjye mfite indi gahunda, kugira ngo byibura tubashe gusengana Imana. Rero mureke dusome urwandiko rwa Luka ibice 13 umurongo wa 13. Imana irabaha umugisha. Ibice 12 umurongo wa 15, wa 15. Imana irabaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo, kuko ni umugabo wari umudogiteri, ariko Imana iramuhamagara itarebye ibyo yakoraga, kuko Imana irinda imbuto ikurimo. Rero Imana ibaha umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Murongo wa 35 aravuze ngo ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. 36 aravuze ngo mumere nk'abantu bategereza shobuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga mumukingurire vuba. Nakira ijambo ry'Imana. Tubishimira. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Mumukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Nakira ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Uyu mugabo Luka, impamvu yanditse iki gitabo niko yabonaga yuko byanga byakunda nta kintu na kimwe cyabasha gukorwa, cyangwa se Imana igenderera umuntu wagombye kubaha Imana no gusenga Imana no gutitiriza Imana, kubwo umugambi wayo yarangiza ikawusohoza. Rero ijambo Imana y'amahoro ishaka kubagaragu bayo, cyangwa se ku bantu bayo, cyangwa se kubazimiye, no guhora bakenyeye mu mitima yabo. Bivuze ngo bave mu byaha, bave mu buyobe, kugira ngo Imana y'amahoro ikomeze ibiyereke kandi ikomeze ibarengere muri byose. Rero bakristo bavandimwe, ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu ahore agira gute? Yaka. Bishatse kuvuga ngo muhore mukizwa, kugira ngo mudakomeza mujya mu byaha. Kandi avuga ngo arahirwa umugaragu we uzahora uri maso, kugira ngo naza muzamukingurire vuba, mutari mwawunikira cyangwa se mutari mwabasha kugira ngo mukenyuruzwe. Niba kenyuruza kurya iminsi ikenyuruje abantu, abavuga butumwa barakenyurujwe, abahanuzi barakenyurujwe, abapasiteri barakenyurujwe, kuko turi kubabona benshi bari kugenda bagwa, abandi bajya mu busambanyi, abandi bajya mu kunywa imayoga. Ugasanga rero kubwo imbaraga z'Imana bari bafite, ugasanga barazitakaje, ahubwo Satani akabakenyuruza, ugasanga bari gusebya izina ry'Imana, kuko mu byanditswe byavuga ngo abakozi b'Imana batukishije izina ryayo. Ariko bakristo bavandimwe, ni kugutangariza kugira ngo ubashe gukenyera, kuko uyu mukozi w'Imana wari warabuze, koko Imana imuziho izindi mbaraga izabasha kumuha kugira ngo imukoreshe, kuko Imana yamubibyemo urubuto kugira ngo azabashe kuvuga aho abandi banze kugira gute kuvuga. Rero Imana ikomeze iduhe imbaraga kandi ikomeze idukomeze muri uru rugendo, kubera ko inzira ntago
ibashije kugira ngo iturekure, kuko ibiduhiga ni byinshi. Ariko harahirwa ukenye mu mitima, harahirwa ubashije gukizwa, harahirwa ukora amasengesho, harahirwa uhamagara Imana, harahirwa uwinginga Imana. Mu mutima hagahoramo kwizera, mu mutima hagahoramo gukiranuka, mu mutima hagahoramo gusenga, mu mutima hagahoramo guhora uhamagara Uwiteka utagendera mu byaha, kuko ubu ngubu impamvu Imana yagukoreye imirimo n'ibitangaza ni kubwo wahoze winginga Imana, ni kubwo wahoze uhamagara Imana. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo wari ukenyeye, bivuze ngo agakiza ntabwo umugabo wawe yagiye ngo nurangiza ngo wowe ujye mu bibindi byangwa n'iki n'amaso y'Imana, ahubwo wahoze uri mu buntu bw'Imana, mu mbaraga z'Imana. Bigaragara ko amasengesho wasengaga, wahora guhamagara umutware wawe mu buryo bw'amasengesho, Imana ikamusanga ikanamwumva, yamara kumwumva, yamara kukumva wowe bikaba ngombwa ko imugaruza ubugwaneza bwayo. Bishatse kuvuga ngo nubwo yari ari mu byaha cyangwa se akaba wenda yari yaragiye bitewe n'ibyaha, byanga byakunda amasengesho y'umukiranutsi akiza abanyabyaha. Yesu ashimwe cyane. Rero Imana ikomeze itugire neza mu izina rya Yesu. Kandi abizi neza nawe nubwo Imana yakugaruye koko nibyo wahuze wabashe kugira ngo unyure mu bizazane, ariko Imana y'amahoro irakomeza irakugarura. Nta kindi yakugaruriye, ni ukurinda ijambo yakuvuzeho ukibasha gukizwa, ni ukurinda ijambo yakuvuzeho yuko uzaba umukozi wayo, ni ukurinda ijambo ryayo, kuko igihe cyose Imana ikikubona iri kukubona yuko uzavuga ibyo abantu banze kuvuga. Bishatse kuvuga iki? Ubu ni ubuhamya uzahagarara imbere y'abantu ugashima Imana ndetse ukavuga Imana yagukuye. Bivuze ngo ugomba gukomeza imitima y'abantu kubw'amasengesho, atakubwo uruhare rw'abantu babashije kugira ngo bagira gute bagufata amaboko, kuko ahantu wari uri nizere yuko kamaboko yaragufashe yahise akurekura. Ariko Imana yo ikomeza igendana nawe. Bivuze ngo n'urushishi ruri mu gitare ninjoro cyangwa se mu gicuku, Imana irarubona. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo niyo waba utagaragarira abantu, Imana yibasha kugira ngo ikubone kubw'umugambi wayo yagushizemo. Yesu ashimwe cyane. Rero Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Nukuri ndishimye cyane kandi anezerewe kubwo Imana yarinze isezerano ryayo kandi ikabasha no kuvuga igasohoza. Nukuri ugiha Imana icyubahiro, kuko ni Imana ishoboye byose. Yesu ashimwe cyane. Rero tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana ibashe kugira ngo inamukize ibyo yaba byibura. Imana yavuze yuko hari ibyo bamuroze bimwe na bimwe, ariko nkabona hari ibyo yajazanye, ndetse urabona ko n'ukuguru Imana yavuze koko urabona ko ariko kumeze. Ariko mu buntu bw'Imana, mu mbaraga z'Imana, tuzi ko yakoze biriya na n'uyu munsi igomba guhindura. Ahari hari imvune, ahari hari umubabaro, ahari hari amaganya, ahari hari umwijima, Imana ikahashyira umucyo mu izina rya Yesu. Kubwo kwizera no gukiranuka byose Imana irabishoboye kandi irabikora. Rero Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Reka dusenge Imana kugira ngo Imana y'amahoro ikomeze iganze kandi ikomeze ikore. Kandi abizi neza yuko aho Imana yageze mu buryo bwo kwizera no mu buryo bwo gusenga Imana utari mu byaha, ndabizi neza ko Imana y'amahoro igomba gukora imirimo n'ibitangaza. Byibura ni uku kwezi cyangwa iki cyumweru Imana ikabasha kuba yabasha kugira ikikora, n'ibyo bisima bakabikuraho mu izina rya Yesu. Kuko icyatuma abaganga baguha randevu ni nacyo gituma Imana ikuraho randevu, bikaba ngombwa ko icyari ikibazo kibasha guhinduka umugisha, kugira ngo Imana y'amahoro ikwereke ko yabanye nawe. Rero umura ntago yagutaye, yiteguye kugukiza n'ibyo ngibyo, kuko ntago yabasha kugukoresha ugifite iyo mvune cyangwa se ugifite ndi kubona hari wenda hasi habyimbye, sinzi ikibazo gihari. Ariko Imana y'amahoro nzi neza ko itari bugusige umeze utyo, ahubwo iragusiga igukije mu izina rya Yesu. Wakongera ukamera Imana icyubahiro, zamurira Imana icyubahiro, kuko ya haleluya, kuko ni Imana ishoboye byose. Ni Imana ivuga bikaba, yategeka bikagira gute bigakomera. Rero nicyo cyambere, kandi dukomeze dusenga Imana, twinginga Imana, kuko ni Imana ishoboye byose. Ariko nukuri Imana iragukunda. Reka nkubwire, Imana iragukunda. Ukomeze uyegere kandi ukomeze uyihamagare, ukomeze uyinginge, kuko reka nkubwize ukuri, Imana y'amahoro ndikubwirwa ngo yongeye kubasha kuba yababuza gushyingura. Rero niyo mpamvu Imana y'amahoro ikomeze iganze kandi ikomeze ikore. Bakristo bavandimwe, mureke dusenga Imana ikora, mureke dusenga Imana ivuga, mureke dusenga Imana turi kuva mu byaha, kuko duhore dukenyeye kandi amatabaza yacu agera gute ahore. Bivuze ngo agakiza kawe kavire buri muntu abone ko ufite iki agakiza. Ubwo avuga butumwa bari kuvuga bavugishijwe n'indamu, ubwo bari kuvuga bavugishijwe n'amafaranga, kuko reka nkubwira, abavuga butumwa bari kujya kuvuga ubutumwa bakurikiye amafaranga.
atari amafaranga nta n'umwe ubasha kugira ngo agire gute ahajye. Ariko reka nkubwize ukuri neza, kugira ngo n'umuryango wanjye abashe kugira ngo uwesheho, ni kubwo ngomba gukora uko Imana igize gute ishaka. Kongera tuzamurira Imana icyubahiro. Rero bakristo bavandimwe, igihe cyose niyo mpamvu uyu munyamakuru yabashe kugira ngo ansange ngewe mvugira Imana, nagombye kuvuga mubaze nge nitegeye, yavuze ngo ariko ndareba ndavuga ngo kubw'Imana yamaye umugisha, ntago yabura kugira ngo ibwo iguhaye impano ntiyabura no kuguha umugisha wo kugira ngo ube watega usange ku mukozi w'Imana wasengeye ari mu biyaha nyuma kabura, ariko Imana ikongera ikamugarura. Nta mpamvu rero bakristo bavandimwe ndabifuriza kugira ngo mumenye umukozi w'Imana nyakuri. Uwo mukozi w'Imana nyakuri muzamubona gute? Ni Imana izamumenyekanisha, kuko wowe ubwawe ntabwo wabasha kumenya umukozi w'Imana, kuko abanyarwanda tugira indimi nyinshi cyangwa se tugira imitima myinshi. Ntabwo ari abanyarwanda gusa, n'isi yose, kuko imitima ntabwo uzi ibyumba birimo. Niyo mpamvu umuntu akwereka inyuma umubiri muzima, ariko imbere hagize gute haboze. Bishatse kuvuga ngo umuntu ashobora kukubwira akarimi keza cyangwa amagambo meza, ariko imbere ye umutima uri kuguguna. Rero bakristo bavandimwe, mumenye abakozi b'Imana b'ukuri babasha gukoreshwa n'Imana, kuko baracyariho, nubwo benshi bayobejwe n'umuruho n'ibibazo n'amakuba n'ibyago. N'iyi nzara ni nayo itumye abantu bimura agakiza bakimukamo izindi mana zabo. Rero Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Reka tuzamurire Imana icyubahiro tunasenga, kuko ni Imana ishoboye byose, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Haleluya, haleluya. Kuko ni Imana yavuganye natwe, kandi no kubikora izagira gute, izabikora. Rero Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe, ni Imana ishoboye byose. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu rero Imana yakoze biriya ikagukura hariya hantu ikabasha kukugarura. Iyatumye udapfa na n'uyu munsi niyo ikugarutseho mu izina rya Yesu. Rero bakristo bavandimwe, ni nayo mpamvu mushizeho iki cyanditswe, kugira ngo nongere nyikwaturire bundi bushya, kugira ngo wongere ugarure ubuzima, kugira ngo wongere ugarure umunezero, kugira ngo wongere ugarure amahoro, kugira ngo n'ibyari bikurimo byose aka kanya Mwuka Wera atangira kumanukire mu gihe ndi kuvugana nawe, abari kugukorera deliverance, kugira ngo ibyari bikurimo haba mu mubiri haba mu nda aka kanya bitangire byidoroge, kugira ngo bigusohokemo, kugira ngo ibyari bikubuje amahoro, ibyari bikubuje amahwema, kugira ngo bitazongera kugutera, kugira ngo wongere ugire gute utorongere, kugira ngo umugore wawe muzakomezanye. Nubwo benshi mbona bari kumurwanya, bari kumuhiga, ariko Imana y'amahoro ibabereye maso mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Rero tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana igire icyo ikora mu izina rya Yesu Kristo. Data, mu izina rya Yesu, uri mwiza kandi ushoboye byose, uri Imana y'amahoro kandi uri Imana yo kwizerwa. Data Nyiringabo, ndaguhamagaye kuko uri Imana igira neza. Uyu ni wa mugaragu wawe Data Nyiringabo, ufite umwana ndetse akaba afite n'umugore. Kristo wamukuye muri rya shamba ry'inzitane, uyu mwanya igisaha niwe wari uzi uburyo yagombaga kugaruka. Mwami Nyiringabo, turakwinginze, turagutabaje, izina ryawe nirubasha gukora kwa nirubasha, mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagara imbaraga zibaho, ndahamagara imbaraga zikiza, ndahamagara imbaraga Data zimira izindi imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Uwera wa Isiraheli, uri Imana itabara, uri Imana igira neza. Mfasha hano mu izina rya Yesu Kristo. Uwera wa Isiraheli, ndatatanya imbaraga z'abadayimoni, ndatatanya imbaraga z'umwijima, ndatatanya imbaraga z'abarozi, ndatatanya imbaraga z'abapfumu. Pepu katika jina la Yesu, 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 pepu katika jina la Yesu. Soka, 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 muvemo, vamos, 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 vamos daimoni, vamos daimoni, vamos, 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 soka, 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 soka wahembewe, soka wahembewe, soka wahembewe, soka wahembewe, muvemo kukuguru, muvemo kukuguru. Soka wahembewe, soka wahembewe, vamos, 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 soka, 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 soka. Daimoni ndagutegetse, urasohoka, 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 uramushaka mici, uramushaka mici, uramushaka mici. Ndavuze ngo soka, soka, soka daimoni, va muri uyu mutwe, 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 va muri uyu mutwe. Toca people, toca people, toca people, toca demon, toca demon, toca demon. Ndategetse. Vuze induru ugenda, vuze induru ugenda, va muri aya mano, va muri aya mano, vuze induru ugenda, vuze induru ugenda, vuze induru ugenda, vuze induru ugenda. Ndavuze ngo sohoka, ndavuze ngo sohoka, ndavuze ngo sohoka,
shaka inzira sohoka, shaka inzira sohoka, shaka inzira sohoka, shaka inzira sohoka, shaka inzira sohoka, shaka inzira sohoka, shaka inzira sohoka, shaka inzira sohoka, shaka inzira sohoka, shaka inzira sohoka, mu izina rya Yesu. Tuzamurira Imana icyubahiro, zamurira Imana icyubahiro, zamurira Imana icyubahiro. Mume kumazi ho gatoya, mume kumazi ho gatoya. Zamurira Imana icyubahiro, zamurira Imana icyubahiro, kuko ni Imana ishoboye byose. Ni Imana imubohoye, kuko hano hari imihembe n'ubundi, ariko yera y'amahoro iramubohoye, 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 iramubohoye. Wa mubyeyi wongera uzamurira Imana icyubahiro, kuko ni wowe Imana irengeye. Zamurira Imana icyubahiro, kuko ni Imana ishoboye byose, mu izina rya Yesu. Uri kumumeza ute? 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 Ndumva nduhutse. Turebe mu kanwa kawe, turebe mu kanwa kawe, turebe. Murabona ukuntu yari yarabaye. Wa mubyeyi urareba umugabo wawe, urareba umugabo wawe ukuntu yari yarabaye, urabona umugabo wawe ukuntu yari yarabaye. Dore ururimi ukuntu rwari rwarabaye, kubera ko utavuga. Banza urebe, kuko Imana ikoze imirimo n'iki, ikoze imirimo n'ibitangaza. Kuko dore bari baramuroze kugira ngo ntagira muri urugo, ntazabashe kugira ngo ajye avugana nawe, kugira ngo azabe ikiragi. Ariko Imana y'amahoro hari ibintu ikoze, kuko ni Imana ishoboye byose. Rabbi erebon shadra zetiki de bon shadra zetefo rabbi ni konte de bon. Imana y'amahoro ndi kubona yabari baramuzuroze kugira ngo hatazagira umuntu n'umwe azabasha kuvugisha. Ariko Imana y'amahoro ndi kubona hari ikintu igiye gukora muri urugo. Wakujya ukanza muri Imana icyubahiro, kuko ni Imana ishoboye byose. Ni Imana Isaka na Saduraka na Meshaki na Abedenego. Ni Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera, uko yarengeye Abisiraheli ni nakirengeye umugabo wawe. Wamara ugatera haleluya, kuko ni Imana ishoboye byose. Ni Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Wakujya ukamera Imana icyubahiro. La piconte de bon shadra zalabisha yadra defo. Yego Mana, ndakumva mwuka we, ndakukubona papa. Ndi kubona hano mu muryango naho hari ibintu bari barahashize, kugira ngo niyinjira atazabasha kugira ngo yongere kubonana n'umugore we. Ariko aka kanya Imana y'amahoro ndi kubona hari ibintu uramuri kureba. Urareba umugore ibintu bahora gutambuka ku manywa na nijoro, uri kureba ibyo bintu bahora gutambuka ku manywa na nijoro. Banzu birebe, ariko ni Imana ishoboye byose. Reba ibyo bari barateze umugabo wawe, kuko nagiye kubona mbona nawe barakuroze. Mu kukuroga mbona hari umuntu ukuroze. Mu kukuroga rero ngiye kubona mbona neza nawe urasaze. Mu gusara rero ngiye kubona mbona ni umugore. Ngiye kubona mwicaranye ahantu, niba ari kuri kamera, niba ari kuri ki, nimba muri gusangira simbizi. Ngiye kubona mbona arakuroze. Mu kukuroga ngiye kubona mbona urasaze. Nabonaga muri gupfa umwana w'umuhungu, ariko uwo mwana w'umuhungu nabonaga ari mu kigero sinzi uburyo namubonaga. Ariko Imana y'amahoro iri kumbwira ngo hari umuntu ugiye kukugirira nabi, ariko nubwo azakujya nagiye kubona Imana ikubera amaso. Amen, haleluya. Ngiye kubona Imana ikubera amaso, kuko ni Imana ishoboye byose. Kuko dore yari yaratambitse bino bintu, yaje n'injoro abihanyanyagiza kugira ngo, kuko nagiye kubona mbona yagiye mu bapfumu, mbona azigiye umugabo wawe azagarukira. Ngiye kubona mbona hari ibintu azaranyanyagiza ahangaha. Niyo mpamvu nsenze byari biri gukonegitana n'ibi ngibi arutse. Muri kubireba ko bisa, ni ukuvuga ngo n'ubundi niwe wajya kumwoherezamo ibintu muri we. Ariko Imana y'amahoro iri kumwe ngo ninkubwire ngo bari bagiye kukuroga, ariko n'ubundi ntabwo bivuze ko bitazaba. Ni ukuvuga ngo ariko Imana izakubera maso. Wakoze ukaza muri Imana icyubahiro, kuko ni Imana ishoboye byose. Kuko ni Imana ivuga bikategeka bikagira gute, bigakomera. Kuko ngiye kubona mbona muri gupfa umwana w'umuhungu, ariko uwo mwana w'umuhungu ndi kuvuga ngo Imana niyo ishoboye byose. Kandi namwe ngo uriya mwana ni umugisha ku buzima bwawe. Kandi ndabizi ko Imana ngije gukora imirimo n'iki n'ibitangaza, kuko iri kumwe ngo ikugaruriye umugabo igatuma adapfira ngo mu ishyamba imbwa zikamurya ndetse n'ibihunyira. Irambwiye ngo ni kubw'aya masengesho wasenze, kugira ngo izina ry'Uwiteka ngo ribashe kugira ngo ryiheshe icyubahiro. Irambwiye ngo ntabwo ari icyaha kiwabona nubwo ari n'icyo bwite, ahubwo ngo ni izina ry'Uwiteka ryajya ngo rigaruke ryigaragaze mu bantu basigaye bavuga, mu bantu basigaye baguha urw'amenyo, bavuga ko usaze, bavuga ko nta kintu umaze. Kuko ngiye kubona mbona hari n'abantu baracuza imigambi yo kugira ngo bagushuke, kugira ngo bagute mu cyaha cy'ubusambanyi. Ariko Imana y'amahoro ikomeza gukinga izo mbaraga z'abadayimoni ziri muri abo bantu, kandi bari kuzaza bitwaje ko ari abakozi b'Imana, banza mu kugusengera bakagutera ibintu kugira ngo wowe ubwawe uhite utangira kumva ubaye parariza, cyangwa se uhite usinzira bahite bagusambanya. Ariko iyera y'amahoro irambwira ngo yakubereye maso kandi ikomeze gukingira. Irambwira ngo tuze umutima kandi ukomere, kuko ni Imana ishoboye byose. Nzamurira Imana icyubahiro.
mwihorere gato ubwo ari gutuza, mwihorere gato ubwo ari gutuza rwose, mwihorere kuko mwihorere gato rabi erebo, mwihorere kuko ari kumva ari kubohoka, ari kubohoka. Rero reka nkubwire, senga cyane kandi utitiriza Imana, kandi reka nkubwire ukora amasengesho y'iminsi 3 wihuse, kandi uzayatangire ku wa mbere no ku wa kabiri no ku wa gatatu, kuko ngiye kubona mbona byanga byakunda uyu murozi muri iyo minsi uko mbikubwiye niko ngiye kubona mbona nawe ari gutegura ibindi bintu, kuko ntago ubwo umugabo wabashe kuva muri bino bintu ni ukuvuga ngo n'ubundi ntago abashije gushirwa n'umuntu arabimenye, ariko ndikubwirwa ngo Imana hano ihakuye umwijima, hano ihakuye umwijima, irambwiye ngo yashize undi mucyo, kuko ni Imana ishoboye byose, ni Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Irambwiye ngo tuze umutima kandi ukomere. Icyakora amasengesho y'iminsi 3 yakore vuba, kuko Imana hari ikije gukora ku buzima bwawe, Imana hari ikintu ije gukurira, kuko dore ndi kubona umugore umeze ukuntu w'igikara gutya, sinzi ukundi kumubona, ariko ndi kubona umusumba, ariko Imana y'amahoro ndikubwirwa ngo ninkubwire ngo numara kubibona bibaye uzegera Imana usenga Imana, kuko ngiye kubona ngo n'ubundi ngazajya kukugiraho Imana yaguhaye urukingo. Bakoje kamera Imana icyubahiro, zamurira 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 Imana icyubahiro rwose, zamurira Imana icyubahiro, kuko ni Imana ishoboye byose. Ha rabi erebo, ndi kubona iri ni ihembe, dore bari baramuterereje, dore ihembe ryamubaga mu nda, dore ngiri, dore ihembe ryamubaga mu nda. Ngwino urebe madamu, ngwino urebe ihembe umugabo wawe ryamubaga mu nda, dore ngiri, murabona ko ari ihembe. Niyo mpamvu rero yari yaratorongeye, yaragiye irindi ryo ryahoraga rimuzengurutsa akaba atabaga mu rugo rwe, niyo mpamvu yari yaratorongeye. Ariko Imana y'amahoro iri kuvuga nawe, irambwira ngo ninkubwire ngo kubwo iri hembe rimusohotsemo ntago azongera kubura, ntago azongera kubura. Nzamurira Imana icyubahiro. Imana turagushimiye ko kuri Imana isumba byose, turagushimiye ko kuri uwera, turagushimiye Mesiya, izina ryawe rihimbazwe kubwo imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. Urakoze ko umugaragu wawe abashije kudatanyira ingabo kumurohora. Data nagushimiye karutse rino hembe mu izina rya Yesu, imbaraga n'ubudahangarwa. Urakoze mukunzi mwiza, urakoze Jehova Sha, urakoze byiringiro bizima ko nta hantu udatanyira ingabo utanze uburyo bwo kugira ngo iki gisima bakimukureho. Urakoze ko iri hembe ryamugendagamo, urakoze ko Kristo nyir'ingabo nyir'ubushobozi uremye kandi ukoze, kandi ukaba ukoze imirimo n'ibitangaza. Urakoze Kristo ko mukuye iki kibembe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze ko bisohokanye na ririya hembe, urakoze ko bisohokanye na ririya hembe, urakoze ko bisohokanye na ririya hembe, urakoze ko bisohokanye na ririya hembe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Urakoze Mwuka Wera, urakoze ko muri kiriya cyumweru azaza gushima Imana. Urakoze Databuja, urakoze Mwami wanjye kuremye imirimo n'ibitangaza, mukunzi mwiza. Ngaho Data nyir'ingabo ukomeze urengere urugo rwe, urengere n'umudama we, nubwo mbona hari inzira zinzitane, nubwo mbona hari abantu bari kugira ngo Data nyir'ingabo babashe kugira ngo bazamugirire nabi. Aka kanya mushyizeho mu mise by'amaraso yawe, aka kanya Data nyir'ingabo nyir'ubushobozi komeza umubeho mu izina rya Yesu Kristo. Ubw'abarozi, ubw'abadayimoni bashaka kumuhagurukira kurwanya urugo rwe, mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwana bari kumuziza, aka kanya zimbavuze mu izina rya Yesu Kristo. Iri hembe ryamugendagaho nawe riburizemo mu izina rya Yesu. N'uyu mutwe Data mu izina rya Yesu Kristo basha kugira ngo uwugeremo mu izina rya Yesu Kristo. Mwambika ingofero ariko gakiza, mwambika tibare mu izina rya Yesu Kristo. Mukunzi mwiza nyir'ingabo yere ya Isiraheli, ngaho Data nyir'ingabo nawe basha kugira ngo Data nyir'ingabo nyir'ubushobozi igikundiro cyawe cyongere kimubeho, reka imbaraga zawe zongere zimubeho mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mukunzi mwiza ko nawe Data nyir'ingabo mushyizeho ubudahangarwa. Ndagushimiye nyir'ingabo, ndagushimiye Jehova Shama, nubwo bizamugiraho ndagushimiye ko ntacyo bizamutwara, uzakomeza ukihesha icyubahiro. Ndagushimiye nyir'ingabo nyir'ubutware, ubwo bazaza gushima mu itorero nzagushima Kristo, ubwo azagushima muri groupe nzagushima Kristo ari kumwe n'umudama we mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi. Ndagushimiye nyir'ingabo nyir'ubutware. Kwihagarika wumvaga bimeze bite? Byakugoraga? Wajyaga wihagarika ukumva hari ikindi kintu kiri gushaka kumanuka, ariko Imana irambwiye ngo rwari uruzingo bari barakuzinze kugira ngo utazigera uhura n'umugabo wawe. Ariko Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo uhereye ubu ngubu nabwo irakuzinguye, biriya bintu bikimara kuva ku muryango. Kabiri, Imana irambwiye ngo umugabo wawe akimara kuza nta kintu amba yigeze akora. Nibyo cyangwa ntago ari byo? Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo none yimuhaye ubuzima.
kuko ngiye kubona mbona uyu mudayimoni uyu murozi ngiye kubona n'ubundi bari baramwambuye ubuzima bwo kugira ngo abe yahura nawe mu buriri, ariko Imana y'amahoro irambwiye ngo ninkubwire ngo imuhaye uburyo, imuhaye uburyo, imuhaye uburyo, imuhaye uburyo. Ariko mva nkubwire, basha kugira ngo wihute ukore amasengesho y'iminsi 3, kuko ngiye kubona Imana ihindura amateka, kandi uyu murozi agiye gukorwa n'isoni, kandi azakorwa n'isoni, n'ubundi azakugeraho, n'ubundi nawe azakorwa n'isoni. Ariko Imana y'amahoro irambwiye ngo ninkubwire ngo ikubereye maso n'umugabo wawe. Kandi ikindi, uyu mwana ni umugisha ku rugo rwanyu, uyu mwana ni umugisha ku rugo rwanyu. Ndikubwirwa ngo mu bintu byatumye n'uyu mugabo agaruka, yarebye amarira y'uyu mwana, ireba agahinda k'uyu mwana, irangira avuga ngo ntago nabasha kuba ntakumva umwana wanjye. Irambwira ngo nimbabwire ngo uyu mwana ni umunyamugisha muri uru rugo, ni umunyamugisha muri uru rugo. Turagushimiye data kuko uri Imana isumba byose, kandi ukaba uri Imana y'amahoro. Izina rya rihimbazwe, gukora kwa guhimbazwe. Ngaho ngera ukore bundi bushya, ngaho usigarana nabo kandi ukomeze ugenane nabo mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye ku bw'aya mahembe abavuyemo, ndagushimiye ku bw'ubuhoye data nyingabo uyu muryango. Reka ibitayinjiraga hano byongere byinjire, reka abashyitsi batinjiraga bongere binjire, reka iyi nyatsi isohoke muri urugo, reka mu izina rya Yesu Kristo ibyatumaga uyu mugabo atakongera kwinjira mu rugo rwe. Aka kanya ndagushimiye ko data nyingabo ubohoye kandi umusubije ubuzima buzima. Urakoze nyingabo ubushobozi, uhabwe icyubahiro kubwo imbabazi zawe mu izina rya Yesu. Urakoze urakarama, amen. Urumva umeze ute? Urumva umeze ute? Umva meze neza. Urumva umeze neza? Mu nda yawe wumvaga bimeze bite? Umva nkomeye, hasa nk'akomeye, hari ikintu gisa nk'igikomeye. Ntabwo wavugaga? Oya. Waje utavuga? Iyo wajyaga kuvuga wumvaga bimeze bite? Ntabwo navugaga, numvaga ntazi ukomeze mu mutwe gusa. Mu kanwa kawe wumvaga bimeze bite? Ko tubonye harimo umutuku, ni ibiki byagenze gute? Yavuye ari muzima? Sinzi uko byaje, sinzi uko nge byaje rwose, numvaga ntazi, nsa nk'umuntu uri ahandi hantu. Uheruka kwituma ryari? Nkiba mu ishyamba iyo nabaga. Niweruka kwituma? Imana y'amahoro irambwiye ngo iciye uruzingo, nabwo kandi guhaye ubuzima bwo kwituma, kuko ni Imana ishoboye byose. Kandi ikindi, Imana y'amahoro irambwira ngo ninkubwire ngo iragukijije, kandi guhera ubu irambwiye ngo ntabwo izongera kuko zisoni uyu muryango ku bw'abanzi. Irambwiye ngo ninkubwire ngo iragukije kandi irakurengeye. Icyakora uzaze gushima Imana, uzaze gushima Imana, uhagarara imbere ye ya ministeri nyoboye, nurangiza ushima Imana, kuko Imana y'amahoro irambwiye ngo nutaramuka udashimye inawe izaga, noneho nuramuka utatse ntabwo izakumva. Irambwira ngo kubwo gushima Imana uzaba ukojeje isoni abadayimoni ndetse n'abaroza abadayimoni. Irambwira ngo hari izindi mbaraga kandi igiye kukwambika, kandi nawe ugiye kubona mbona ugiye gusengera abarwayi mbona bari gukira. Ngiye kubona mbona uri gusengera abarwayi mbona bari gukira, mbona uri kugenda usenga abantu babohoka. Imana y'amahoro irambwira ngo tuze umutima kandi ukomere, kuko ije kukurengera muri byose. Kandi ikindi, Imana y'amahoro irambwiye ngo hari umuntu ugiye gukoreza amadolari 100 kugira ngo ubashe gukemura ikibazo cyo muri urugo, kuko hari ibintu ndi kubona bitarimo kugenda neza. Imana y'amahoro irambwiye ngo nkubwire ngo ntabwo ije kugukoza isoni. Icyakora amafaranga umuntu ugiye kuyaguha, ngiye kubona nawe mbona Imana imufunguriye umugisha, mbona akazi yari afite sikagumye, ahubwo mbona Imana imuzamuye mu kandi kazi. Imana y'amahoro irambwira ngo nkubwire ngo iramurengeye kandi iramutabaye. Kabiri, Imana y'amahoro irambwiye ngo hari umuntu uri hanze wabashije kugira ngo akunezererwe, ukarakubona nkabona ari kunezerwa agafashwa cyane. Irambwira ijwi ry'Imana irambwira ngo nkubwire ngo impamvu wamufashije niko nawe yabonye abana be bari mu burara, ariko abonye gukijijwa abona yuko n'abana be bazagaruka. Imana y'amahoro irambwira ngo nkubwire ngo kubw'icyo ngicyo aranezerewe kandi arishimye. Aramwe ngo umukoze ku mutima, hari ikintu agiye gukora ku buzima bwawe. Rero nzamurira Imana icyubahiro n'amaboko yombi, nzamurira Imana icyubahiro kuko ni Imana ishoboye byose. Wakwemera ugatera haleluya? Haleluya. Tera cyane haleluya. Haleluya. Ongera cyane haleluya. Haleluya. Ntabwo iyo ari haleluya, zamura haleluya nk'umuntu Imana igiriye neza. Ndumva mu nda hari kunijya cyane. Ngaho zamura haleluya. Haleluya. Yego. Haleluya. Yego. Haleluya. Imana iguha umugisha. Amen. Kandi nukuri nta kindi kibazo kintu uzongera kugira, kandi Imana ikomeze kwiteho, kandi ubashe kugira ngo wegere Imana kandi usenge Imana, kuko ni Imana ishoboye byose. Ngaho rero ndumva Imana y'amahoro hari ikije gukora mu izina rya Yesu. Reka dusenge noneho nkomeze Imana y'amahoro
hari ikije gukora. Data turagushimiye kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe, wahabwe icyubahiro. Mwami nyiganyira ubushobozi, ndagushimiye kubwo hari ibyo uremye kandi usohoye. Ndagushimiye ko bashubije ubuzima uyu mubyeyi ibyo yasenze. Data nyirga waramwumvishe, nanjye ngushimiye ko data nyirga ibyo uvuze wabisohoje. Ngushimiye ko hari n'ibyo wishuye ahantu, ngushimiye ko hari ibyo ubohoye, ngushimiye ko basubije ubuzima, ngushimiye ko data nyiringabo n'uwo murozi uje kuroga uyu mudamu, data nyiringabo yuko uzakora kandi uzamuba hafi. Ndagushimiye data nyiringabo nyir'ubutware, uzakomeze umubere imbaraga kandi amasengesho azayakore vuba atarahura n'uyu murozi, kuko data nyir'ingabo nyir'ubushobozi ubwo bazaba bicaranye ndi kubona ari bari nko kugira ngo batanga interview simbizi, ariko Imana y'amahiri kumbwira ngo ni data nyir'ingabo nyir'ubushobozi nabe maso kandi asenge kandi akomeze ayititirize, kuko ni Imana ishoboye byose. Rero senga cyane kandi ubashe kugira ngo ube maso. Ndagushimiye papa, ngaho data nyir'ingabo bana nawe kandi ukomeze mu ubwenge bwo kugira ngo abwire aba bana nabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Reka dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Rero Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza, Imana ibagirire neza kuko ni Imana ishoboye byose. Rero ndabizi neza kuko amasaha yangendanye, tuzasubira tuzakomeza tuvugane kuri telefone. Imana ibaho umugisha kuko ngiye gutanga ikiganiro n'ubundi. Rero Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Murakoze, tuzongera dusubire. Nta kibazo. Sawa, merci. Rero nani bagiye gutanga nimero yanjye. Rero ushaka kugira ngo byibura dusenga n'Imana kugira ngo Imana ikomeze ikore. Rero mbere ya byose nimero yanjye iri kuri WhatsApp ni 0782171542. Rero iyo niyo nimero yanjye. Reka nyivugana 078 97 97 15 42 078 8 97 15 42. Rero iyo niyo nimero yanjye. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagire neza.